Abantu hari abantu benshi bafite impano, bafite talent, bafite inzozi, bafite n'ubushobozi, yewe ndetse hari n'abandi bantu bafite icyerekezo, ariko ikintu kimwe kikubuza kugera kure ni ukubura icyizere. Udafite icyizere bishobora gutuma ibintu byose mpereyeho udashobora kubigeraho. Kubura icyizere bituma umuntu atinya kuvuga, bituma atinya gutangira ikintu byakugirira umumaro, ugatinya gutangira kugerageza, ugatinya kugerageza. Bivuze ko kugerageza birimo amahirwe menshi, ariko inkuru nziza ni uko icyizere kitavukanwa n'umuntu, icyizere kirubakwa. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe amategeko 5 yagufasha kwiyubakira icyizere cyawe, icyizere kandi gikomeye. Iki kiganiro kiraza kurangira kigufashije amategeko 5. Nuramuka uyakurikije nk'uko nayavuze, biragufasha, araza guhindura ubuzima bwawe, kandi ndabizi uzanshimira. Kandi itegeko uri bukundemo hano muri iki kiganiro urishyire muri comment, uvuge itegeko ryakunyuze kandi usige igitekerezo cyawe muri comment. Uko ese ibi biganiro tubikomeze muri ubu buryo cyangwa upgrading? Shyiramo igitekerezo. Itegeko rya mbere ivugeho amagambo meza kuri wowe. Burya ibyo twivugaho bajya bavuga yuko ijambo rirarema koko. Ibyo twivugaho bisobanuye ko ari bwo buzima tubamo. Amagambo uvuga kuri wowe agena ubuzima bwawe, niyo usanga ubuzima bwawe bushingiyeho. Reka kuvuga ngo sinshoboye, ntacyo nzageraho, njye nta n'imbaraga nifite zo gukora ibi bintu hari abo byagenewe. Oya, ayo magambo ni mabi. Ahubwo ujye uvuga uti nzabigeraho, ndashoboye, nziga kandi nkure. Itegeko rya kabiri, reka kwigereranya n'abandi. Ibi bintu mpora mbivugaho, mbona mbikoraho ibiganiro byinshi. Reka kwigereranya n'abandi. Abantu benshi batakaza icyizere kubera kureba ibyo abandi bagezeho, bigatuma badatumbera intumbero zabo. Ariko buri muntu afite urugendo rwe. Icy'ingenzi si uko uri inyuma y'abandi, ahubwo icy'ingenzi ni uko uri imbere y'uwo wari uri we ejo. Itegeko rya gatatu, wige buri munsi. Iga buri munsi. Uko ubumenyi bwawe bwiyongera, ni nako icyizere cyawe cyiyongera. Soma ibitabo, kurikirana ibiganiro bya The Voice of Life bigufasha kwiteza imbere. Urebe ibiganiro, genda kuri internet urebe ibiganiro, biriho byinshi bitandukanye kandi byagufasha kuremaremya muri ubu buzima bwa buri munsi. Byagufasha kuba wagira icyizere cyawe kikiyongera, confidence. Wige skills nshya. Gira umwuga wongera kuri iyo diplome yawe, kuri iyo degree yawe, kuri iyo certificate yawe. Ukeneye kugira ikintu wongeraho, iga. Niba wenda warize videography, wagenda ukaniga no guteka, wakiga n'ubwo barista, wakiga ibintu byinshi bitandukanye. Kandi nkubwire ko ubumenyi nicyo kintu uzaba ufite muri iki gihe ubundi muntu ashobora kugutwara. Ikintu uzi gukora nta muntu wakikwanga. Amafaranga wayabura, abantu bagutakariza igihe, ariko niba hari ubumenyi ufite ku kintu, umenye ko ufite ball, ufite impano, ufite imari ikomeye, ufite zahabu. Ubwenge butanga icyizere. Tugira ubwenge kandi duhora witeguye kandi wiyungura ubumenyi. Itegeko rya 4, emera amakosa yawe. Nta muntu utajya ukosa. N'aba bakomeye tuzi barakosa,
ariko icyo bakora gitandukanye n'icyo ukora wowe. Biga ku makosa yabo, bityo bakarushaho gukomera. Ya makosa nyine ya makosa bayigiraho bagahindura. Rero nawe ya makosa yawe ujye guhinduka, urebe ibitaragenze neza ntukomeze gusubiramo, ahubwo hindura. Itegeko rya 5, gira disipurine. Icyizere nyacyo kiva mu magambo, kiva mu bikorwa. Icyizere nicyo kiva mu bikorwa. Iyo wubahirije gahunda zawe, iyo ukora ibyo wavuze, confidence irazamuka. Iyo utaretse intego zawe, icyizere cyawe kirakura. Ntabwo nkunda gusoza ikiganiro nta quotes nguhaye wakwifashisha. Icyizere si ukumenya ko utazatsindwa, ni ukumenya ko ushobora kongera guhinduka. Nta muntu uzakwizera mbere y'uko wizera ubwawe. Wowe ubwawe ukeneye kwizera. Ubuzima bwawe buhinduka igihe uhinduye uko ubona ibintu. Uko wibona, ubuzima bwawe igihe uhinduye utekereza uko wibona. Dusoza ikiganiro cy'uyu munsi, The Voice of Life y'uyu munsi. Ntukemere ko ubwoba cyangwa ibitekerezo bibi bikubuza kuba uwo wagenewe kuba we. Tangira kwizera, tangira kwiyubaka, my friend. Tangira gukora uyu munsi, umunsi umwe uzarebe, uzasubiza amaso inyuma, wishimire ko utaretse inzozi zawe. So reka mbashimire mwebwe twabanye muri iki kiganiro The Voice of Life kinyura kuri Sunil Vibes TV. Niba wakunze iki kiganiro kandi andira like, gisharinge, andira subscribe, maze dukomeze twiyubake intekerezo zacu nziza kandi twiyubakire